yavuye ku bantu we akajya atinga amatungo. We byageze ku rwego rwo gusambanya amatungo, ahura n'isazi ayisambanya, ahura n'ihene ayitera, ahura n'inka ayisambanya icukura, yahura n'intama akayisambanya, yahura n'imbwa akayisambanya, yahura n'ingurube akayisambanya, udusimba twose tubaho two kwisi Nimeti twagarutse kuri izi mikoro, hanyuma tubafitiye umutumirwa hano, ariko muri no minsi ari kuvugwa amakuru atari meza, ariko twamubazaniye kugira ngo abibwirire ukuri kuzuye. Dore twamuzanye, ibibazo ushaka cyari cyo cyose ukimubaze, uyu rwose namubazaniye. Reka atangira abibwira. Amazina yanjye ni Kayusi, kuko abantu benshi babizi, ndabasuhuza cyane mu izina rya Yesu, ariko ntabwo nishimye, ariko nibwira abantu munyihanganire ko nanjye ntabwo meze neza. Mbere najyaga mbasengera, mbere najyaga baririmbira, nyinjira mu kiganiro mbese meze neza bitewe n'amavuta y'Imana. Ariko none Kayusi, kuri social media amakuru ari kuvuga ko atari meza, amakuru ndakumva ngo reka namwe abanyamakuru, namwe uretse ntabwo uri umushinjacyaha, nta n'ubwo uri perezida w'urukiko wewe. Oya, nanjye ndi kukubaza, ariko uri umunyamakuru. Nanjye ndimo ndakubaza. Uri umunyamakuru gukwepa ko nkubaza. Ukiye kinyamakuru. Kuki uri gukwepa ko nkubaza? Tuvugana, nari nzi ibyo ko ugiye kumbaza. By'ubuzima bwanjye ubayeho gute. Nayigusobanura. RIV ini entertainment. Nabigusobanura. Ngomba kukubaza. Ayo makuru uri kumva. Ayo makuru uri kumva ari kumvugwa. Ubwo uko bimeze Kayusi. Nimba ari icyo rero nimba udashaka kunkubaza, amakuru yo kuvuganiye. Reka nkubwire. Reba uretse gato. Ubwo nawe uje kunshinja. Uretse gato. Uje kunshinja. Uretse gato. Tugende gato. Ahubwo wowe mbaza. Oya, uretse gato. Yereka nkubaza. Iyo bakubajije amakuru ntuyatange cyangwa uyasobanure, bigaragara ko ibyo bakuvuganiye. Ntago buri kimwe cyose urabihakana. Uretse nkubwire, ntago buri kimwe cyose wagenda ugiha amatwi, nta nubwo buri kimwe cyose ari ngombwa ngo umuntu ahore kivuga. None se kubera ko buriya naje gusanga n'ukuri iyo kubaye kwishi, nta nubwo kuba kwiza. Reka nkubwire, ahubwo gusha ku ntego mbye ati yewe. Mu Rwanda baravuga ngo reka nkubaza, ariko cyangwa baravuga ngo ushaka gukira indwara arayirana. Ukanura kazi. Uje umbwira ngo ukanura kazi. Nabyumvise. Wowe uje umbwira ngo hari ibintu ngo wumvise ngo biri none niyo mpamvu nakuzanye hano nyine ngo bisobanure. Rero abo mpura nawe, abo mpura nabo hano hanze bameze nkawe, mwese muri bamwe muri kimwe. Oya, ntabwo turi kimwe, kuko hari n'undi uzaza ukambira. Kandi niyo mpamvu nakuzanye hano kugira ngo bisobanure. Wewe ibintu rero ushaka kumbwira ni itiku nabyumvise, niyo mpamvu nigeze ngo umwanya gere abanje numva ngo wasambanyije ihene. Ayo makuru yaravuze, nakuzanye hano tubwire ibyo bintu n'ukuri. Abadukurikiye ngewe se ndi mugirane Aristide wasambanyije ihene. Ntabwo ndi mugirane Aristide. Ntabwo ngewe ndi mugirane Aristide. Ariko niko warabikoze. Reka maze nkubwire, winyihutisha kuvuga, umere nk'umuntu uri gushaka kuvuga cyane. Warabikoze. Wasambanyije ihene wowe. Baguha urupapuro usinye ko nabikoze. Uzi impamvu? Oya, nyene mbwira, wowe uri kubinyumvisha nk'umuntu wabibonye. Uzi impamvu? Warabibonye? Warabibonye? None se vuga ngo nabibonye. Ntabwo nabonye, ariko narabyumvishije. Ariko bihinyuze. Okay, reka bihinyuze romaka. Bihinyuze cyangwa vuga ukuri nyine. Uri hano urakoze ibyo biroshe cyane. Kari kose wari wati. None yewe nkiri muri bwa buzima bw'ubutinyi. Kugira ngo uvyumve neza, nuko nigeze guhura n'umwe mu batinganyi hano mu Rwanda. Ntashatse kuvuga amazina yiwe ko kiranazira, ariko twumvise ngo yagiye mu bihugu byo hanze. Wewe yasambanyaga amatungo y'ababosi ayashimisha. Yavuye ku bantu we akajya atinga amatungo. We byageze ku rwego rwo gusambanya amatungo, ahura n'isazi ayisambanya, ahura n'ihene ayitera, ahura n'inka ayisambanya icukura, yahura n'intama akayisambanya, yahura n'imbwa akayisambanya, yahura n'ingurube akayisambanya, udusimba twose tubaho two kwisi yadusambanyaga. Uwo nta nundi bamwita mugirane Aristide, ngira ngo muramuzi. Ngiye barabizi sinya ngidibi, kuko yigeze kunyaprocinga arampamagara arambwira uti ngo rero Kayusi ngo niwe mutinganye ngo ubyemerera mu ruhame, ngo ndagira ngo nguhe ikiraka. Uwo nta wundi iri mugirane Aristide. Mujyaneza Aristide yarambwiye ngo ntago yari bwave hano mu Rwanda, ariko yabikoraga byishwa ibintu by'ubutinganyi. Yambwiye ko afite ikiraka ngo kirimo amafaranga.
ubwo miliyoni y'idolari muri kuyumva amafaranga muri kumva miliyoni y'idolari ndibaza none ngo utinga ihene amafaranga ni menshi ariko amafaranga ko ndeba umva nikoze mu mutwe navuga ati kuko ngiye bamfate video ndi gusambanya ihene ati sambanya rete amafaranga yafite ayo mafaranga ni menshi uri kuvuga unangana niyo mpamvu ubona bakize bakajya mu bindi bihugu kurangura imitungo ndetse no kugiza imitungo tukaba tubaze nk'abantu nyine bafite amafaranga burangiye we n'abantu benshi bagiye bavuga ngo kubera iki ngutakize mu butinganyi kandi ngo tuzi ko ubutinganyi muri mu mafaranga bari mu muvumurega rero bwari uburyo bwo kugira ngo ngiye mbisanishe n'ikibazo warumbashije niho hantu byamenyekanye kuko ngiye nahise nyine nabibwira agasuku mu yati ibintu byambayeho wa muntu ntango inshuti yanjye buriya asambanya n'amatungo yanyeretse amavideo anyereka ngo bakire ngo yagiye ibyishimo ngo batunze ngo ibisimba mu rugo ari byo bintu bamuhembera gusa gushimisha udutungo tw'abakire naho ngaho byaye rero cyo gihe twita tuba banzi nawe twita tuba banzi ntacyo namusubije mpita ati nubwo nabo mutinganye wenda natingana n'ikindi kigabo kigenzi cyanjye ariko ntago natingana n'ihene ngiye none se reka nkubaze gato tukiraho ninde muntu washyize hanze kuko ngo nawe watinganye ngo watinze ihene ngo niwe cyangwa agize umujinya ahita gushyira hanze cyangwa n'icyo yagushyize hanze Gasuki icyo gihe yaramuhamagaye ari mu kiganiro yimubwira abimubazaho ngo wewe ngo wageze ku rwego rw'uko usambanyisha ihene Kayusi uramwifuza ubwo yaramaze kukurakarira ahita avuga ati nawe reka ngushyire hanze bwari uburyo bwo kugira ngo agusebye nyine uwo nguwo yabyaramubabaje uwo Jay Gasuku byaramubabaje ahitamo guhamagara uwo mugabo bita Mugire Aristide ahitamo kumuhamagara arangije aramubwira ati ibintu wari ugiye kudukorera n'amahano noneho Kayusi wari ugiye kumushyira ku rwego rwo gusambanya ihene mbese bahita nabo bagira na beef abantu baba babyumvise nyine bivuga mu kiganiro IV Entertainment turagira ngo tubabwire ko ukuri murakwiyumviye Kayusi arabesherwa ntabwo nigeze zabanye rwose ntabwo ibyo bintu yigeze abikora Kayusi yego ubu se utubwize ukuri yego uracyari mu butinganyi cyangwa buvuyemo tubwize ukuri ubu ntabwo kiburimo cyangwa uracyabuwe biterwa n'igihari yego ariko ubu burimo muri make nicyo gisobanuro ntago nkubwiye ko ngiye ese kuki ubushaka kunyemeza ibintu wa mugabo wewe uzi ko umeze nk'umushinjacyaha wowe unshinja ibintu n'umushinjacyaha nyine impamvu ni imwe ubu ni ukuvuga ngo reka nkubwire impamvu nabikwemeye ndi mu rujijo nanjye ubu tuvuga ntago nzi aho ndi sinzi nimba ndi mu kirokore sinzi nimba ndi mu gipanikoti simbizi nimba ndi mu bayisilamu simbizi nimba ndi mu twemere kuri mu butinganyi rero icyo cyemezo niwe ukifatiye ariko ku bwanjye bitewe n'abo dusengana reka nkubwire bitewe n'abo dusengana ntago kiri mu butinganyi uretse bitewe n'abantu dusengana baba bashaka kubunsubizamo bakandakaza nkumva nakwiyahura mba numva nasubira mu butinganyi ngewe umuntu musengana yagusubiza mu butinganyi kwa kundi muba mugiye mu materaniro hakaza abantu bishushanyije ngo n'abakristo ngo baje nabo gukizwa babatinganyi bagahita bandya kara bakambya ati ngwino hano bagahita banjyana ku ruhande bagatangira kunkorakora bashaka kunsembya by'ubutinganyi twava mu materaniro najya gusenga nkasanga umugabo anyuze higiri ati ndashaka ko tunyurana higiri nkasanga njye mu kabari turumvikana yajya kunywa inzoga banza kuyobye agahita afata igikombe agahita ashyiramo byeri yari keri cyangwa agashyiramo byeri ya Primus cyangwa ya Bralirwa n'indi agahita amereza agahita afata ifoto kugira ngo agusindishe yansindishe kugira ngo n'umuntu umuntu se koko asenga mu rusengero cyangwa ko cyane nyine ndetse ntago hari abakristo banywa inzoga banywa n'ibiyobyabwenge urabyobewe barahari cyane bajijisha muri make ariko ntago abakijijwe ntago nyine abo bantu babajijisha Imana kubera ko buriya umuntu akijijwe yagakwiye kukwegera akakumva akagufasha nimba uvuze uti ndaburaye wenda wabivuyemo wenda nabuze n'amafaranga kwishyura inzu nabuze urumva kuva mu butinganyi birumvikana ko igihe byose uhura n'ubukene kuko n'ubundi buzima butangiye kuko gihe birakira gihe n'ubundi buzima bunatangiye abakwiye kukwegera akagusengera ariko gusenga kwa mbere akabanza akakuha ibyo kurya icyo ni cya mbere mba nta naho ukora akavuga ati ngwino ware mu rugo nta naho kuba wenda yanakwishyura amafaranga ishyura inzu nubwo yakwishyura ukwezi kumwe wenda nta kibazo ariko bikagaragara ko yakweretse iki mutima w'urukundo niyo mpamvu rero niyo mpamvu ngewe ndi kuvuga ko ngiye gusubira mu butinganyi abantu benshi nkumva bari kubishidikanyaho ega nshobora kuba nabisubizwamo ko kuragiye ngewe umva nshobora no kubisubizwamo n'abo ngabo batagize icyo bamarira abo bankomeretsa atari ku mpamvu yanjye kandi amaraso yanjye bakazayabazwa
atari ku mpamvu yanjye Ubundi- kuko njye nabereye imbuto nziza ubyibuke igihe urabyibuka wihanaga igihe nihanaga ukavuga uti ndenda n'umutinganye ndaje ndabagana nshaka kubatizwa mu muranyamagana murabyanga barabyanga mukazajya munjyana mu materaniro kandi ari cyo Imana yahamagariye abakozi b'Imana none ngo se basengere abafite babarushye n'abaremerewe bano bakozi b'Imana ni ingona wana bano bakozi b'Imana bamwe na bamwe ni ingona bamwe na bamwe ni ingona n'abateka mitwe banze kugufasha banze kumfasha bashaka kunsubiza mu by'ibiyobyabwenge no mu butinganyi nshuti mukurikiye bashaka kuncuruza RIV Entertainment Kayusi yarakomeretse murumva yari mu butinganyi ageze no mu rusengero abakozi b'Imana batangira kumurwanya aho bamusengeye bakavuga ati ni umutinganyi ese ko muri abakozi b'Imana kuki batagusengeye ngo barwanye uwo mwuka koko kandi Imana yarabahamagaye ubwo nta mana bafite kunsengera bansengeye kunsengera baransengeye ahubwo kunkomeza ngo nkomere mu gakiza banagufashe mu buzima wari utangiye ego nivyo byabananiye baragutereranye ya ego ku kantu mbese mwumva iki kiganiro bacyumve ubu buhamye ni gutanga babwumve ni ubwanyabwo ikiganiro rwose n'abaguhemukiye bazaguhamagara bavuga ati twicaye dusangira agacyayi twarahemutse cyagiye natwe satani yari yaduteye abakozi b'Imana nubwo baza kwishushanya bagafata Imana bagatangira kwishyira muri business bagatangira gucuruza ijambo ry'Imana bagafata bibira bagatangira kwandikira imirongo y'abantu b'abapagani ngo baragurisha wanakwaka n'amasengesho kumunaka kwa kituro ngo kugira ngo usengere ngo amadolari 200 cyangwa 300 ubwo se n'amasengesho ahe ese buriya ibyo se n'ubukristo ahubwo nyibukije akabazo ese buriya mu rusengero ntibakubajije ngo se ngo nta mafaranga ufite ngo abo uvuga warakuyemo ngo ukaba uyafitera ntabwo ibyo bintu babikubajije arwambwiye ngo babona bakunda arwambwiye ngo niba hari 100 ngufite ngo hari akantu ngo kakakombe gateretse ku meza ngo ugende uyashiremo ngo Imana ngo yongere ngo ikuremo ubundi busha mbese aba babuzimo nanjye igihe nanjye icyo gihe nari imeze gukubitwa abatinganye banyishuraga amafaranga ngo dutingane baramvuyeho baranyanze na bamwe twatandukanye no kumbaza igiciro cy'icumi n'igihumbi ntabwo birumvikana impamvu byumvikana nyine ubuzima bwari buhindutse urumva business wakoraga wari namunyije mwigisha nyende iki kikera bibaza 200 hari n'igihe ngewe mburara nkabura n'amafaranga kwishyura inzu no nkabura n'amafaranga kugura n'ukweto ngewe abakozi b'Imana rero ntago ari mwese hari abukuri hari n'abakora Imana koko harabagerageje ariko babandi bagikora Imana koko Imana yahamagaye turabinginze Kayusi mu muhamagare abamuhemukiye rwose mu musaba imbabazi musubize mu gakiza ntabwo Kayusi ari umutinganyi murabyiyumviye ariko nanasubiramo kubera abo ngabo ku impamvu ni imwe impamvu nabusubiramo ni imwe nuko nese nge nakwicwa n'inzara umunsi umwe iminsi 2 3 4 nuko hose uhagera ugasanga afazari wa mutinganya amamaga ati ngwino rw'ibyibuze turana ijoro rimwe impamvu utabusubiramo tuvugana wahabona Imana icinze wenda mu diaspora yavuga ati Kayusi numvise buhamye bwawe numvise ubuzima bwawe ndabuze urimo yenda akavuga ati reka nkoreza amafaranga birashoboka rwose wumva busubiramo oya ntago wabusubiramo reka nkubwire buretse burya ibibazo twe tugira mu buzima busanzwe n'ishuti tubana nazo n'abavandimwe nibo bashobora kudukiza cyo bakadutwishisha ibyo bimenye buriya niba uriya muntu amamaga iti ngo ngwino mu gakiza ngwino mu rusengero akanagufasha bikagaragara nagira ngo uze ngo batizwe sibyo we akabikora no kugira ngo yishakira amaramuko agufata iyo video cyangwa iyo foto agenda bicuraze abyamamaze ku social media wenda ujyamaze kukubatiza arangira avuga ati genda ushaka 50 uzaza utura Imana kugira ngo uwo muvumo uveho burundu cyane urumva ngo ntagara umukozi w'Imana agahamagara abanyamakuru bagafata amavideo ntabwo ari umukozi w'Imana none se urumva ibyo nibyo duhura nabyo byarakubayeho rwose uwakurenganyije azacara amabyero mwabisambo by'ibipasteri ubuzima bwanjye mu ako ntabwo ari bose ariko ntabwo ari bose mwabiteka mitwe mwabisikoro mwe uretse gato reka nkubwire ntabwo ari bose ndabyemera hari abagiye bangira neza kandi Imana ibamugisha oya buretse genda gake kandi nawe ushobora kuri bene bandi bategura Imana reka genda gake nkubwire jewe oya buretse genda gake jya ufata uwo munwa wawe ubanze ukomeze wumve ubanze wumve oya fuka ntunzwe n'amagambo wagira ngo akanwa kawe ntunzwe n'amagambo kari ibiragishushe buretse nkubwire ufite angahe mu mufuka ngo ngusengere noneho giye uhita ukira ibyo byose uratubona n'ubukire mwumvise bamuteka mitwe namwe hajya ngo bakwitane Gene twa Jean Bosco mwumvise ko nawe ari kunyaka amafaranga nsengere
ariko nagusengera ato we nakuvumbuye ahubwo wewe jya gukizwa ahubwo wewe niwe ahubwo urafukama hanga ngusengera we na nubwo usengeye nakuvumbuye ndakijijwe reka dukomereze none se n'ubundi kujya gusura mu butinganyi reka mbwire no kugira ngo umpe amafaranga usengere ubwo nabyumvise wabikunze umeze nk'akagabo kaje kanshigikira mu butinganyi ubwo nawe urashaka ko tuzasambana oya ubwo nabyumvise urankeneye ahubwo hari benshi oya buretse uzi ko buretse ubanze wumve kuki mudatuma tuvugana neza ngo tugere neza muzijya mutuma abantu batumva ibyo tuvuga ndaguteza ngo butuvugana hari abantu batishimiye ko nge nakijijwe icyo ni kimwe ndacyemera hari n'abantu batishimiye yuko hari n'abantu bishimiye yuko ndi guhura n'ibigeragezo icyo ni cya kabiri birumvikana hari n'abantu bishimiye yuko kuba ndi kumva bavuga ngo Kayusi ngo asubiye mu butinganyi ngo ngiye kubusubiramo ngo ngiye kwiyahurira mu gakiza ngo ngiye ngo ndabona ngo ubutinganyi ngiye kubusubiramo bagakoma amashiti ngo ngwino ngo nene nakubuze kubera ko bazi ko Imana yampaye umubiri mwiza kubera ko babizi ko Imana yampaye umugisha w'iherezo ryiza bagashaka kungusha turumvikana ubu tuvugana rero nabo nitango n'abakristo hari n'abatishimye rero impamvu nari gusobanura gutyo wari kumbaza ngo impamvu nkubwiye ngo 50 ngusengere wawe wakumbaza tese kubera iki wowe ni wewe bushobozi ufite burutu bw'abandi ngiye ikintu nashatse kuvuga ngo jewe urumva ndagutabarisha ese nihagira umuntu ugutera inkunga cyangwa akaza akagufasha akaguha ndi 500 cyangwa 1,000,000 ibyo 50 zaba impamo cyangwa nawe uzamera nka babandi uvugisha ukuri aho beshya twumve cyangwa uvuga ikuri reka ngubwire jewe ntago mu buzima bwanjye ikunda ngo nangwe mugenzi ibyo byo rwose mu byo nasenze mu byo nasengeye mu byo nasabye Imana ibyo ngibyo rabindi byo kwikunda rwose je no kuvuga ngo uje nawe kurara ufite naguha karibu nawe ukaryama mbese muri nta myenda ufite wo kwambara nifite 3 naguha mu umwe amafaranga ubufasha naba nahawe bwo gukora ikintu runaka wenda nimba wenda ari bwa business navuga utireka wenda nk'ibihumbi nka 500 nawe warantabara ico gihe fatamo ibihumbi 100 nawe ugenda umwa gafanta ayasigaye tuzege turya ya nyungu twishime nge nawe tuzege duserebura n'abana bawe byumvikane ko ibigeragezo wanyuzemo urabizi ubuzima bwose wanyuzemo urabizi ubukakaye warakakaye warababajwe sibyo byumvikane ko ubu ngubu Imana igiye kugundura amateka byumvikane ko Imana ni amafaranga igiye kuguha byumvikane ko nanjye utazanyibagirwa uzankubitamo udufaranga ntago uzamera nk'ababandi jewe ntago ngende igisambo ntago uzamera nk'ababandi mese ubundi reka ngubwire urya inshuti n'abavandimwe bwashira utijuse byanashira nejo byanashira nejo kabishaka kandi na inda ihora idusaba inda ihora idutegeka nese ejo munige nisonza nanakwimye ubu uzamfasha yego dusoza rero reka mbabwire abari hanze abari mu Rwanda uyu musore ni Kayusi murabona ko ari umujene murabona ko Imana igejeje ikora yaramurinze muri ntiyagwa mu butinganyi Imana iramurinda rwose abantu bafite imbabazi bafite umutima w'impuhwe bafite umutima wo gufasha ndabinginze nyaboneka mu mube hafi ntabwo twifuza ko yasura mu butinganyi mutabarire hafi nyaboneka kuko ni mu muba hafi mukamuganiriza mukamuha hafi mukamuha ubushobozi ntabwo umuntu atanga ibyo afite nubwo waza ukamuganiriza wamara kumuganiriza nubwo wamuha 500 bivuye ku mutima byamufasha kuko ageze n'imbere ndakamuha 1,000 uwo munsi yarya akabasha ya mafaranga yagwira akazabasha kwigurira agakweto ariko ntakomeze gutekereza ngo azasubira mu butinganyi icyo gihe waba umurinzi iki kwiheba ibibazo no gusubira mu butinganyi ntabwo dushaka ko asubira mu butinganyi no guhura n'urugomo abari mu Rwanda no hanze rwose mu byumve bafite umutima wo gufasha cyane rwose ndagusabiye nibagufasha kuri Imana igumugisha kandi humura ndabizi neza cyane muri comment cyangwa se niwaza ku uploadinga ino video wapiningaho nimero yawe namwe babavugisha namwe mukavugisha nta kibazo biri kuri screen cyangwa se natwe waduhamagara tukamuzana mwamuhuza nawe nta kibazo bose uwiteka kuvugiremo hanyuma rwose bagutabare bagufashe ariko amafaranga rwose umuterankunga uramubona jewe hari igihe cyaba ari iki hari abantu benshi bakifataho umutekamitwe ngo bajigisha ngo naje ngo kujigisha ngo dusengana ngo naje kujigisha ngo abakristo ngo kugira ngo babivye ngo mbajyane mu butinga ntimukandeberere mu mubiri jewe mfite umuhamagaro wanjye nawe ufite umuhamagaro wawe kandi nta muntu waremye undi nshuti mwari mudukurikiye kuri RIV Entertainment rwose karakagaruka hanyuma ubutaha tuzabacukumburira inkuru zose mwifuza ariko inyunganizi mwandike muri comment muduhe inyunganizi igitekerezo rwose byose biremewe murakoze cyane ngaho sezera abari bagukurikiye
murakoze cyane abari badukurikiye, Imana ikomeze ibarinde kandi mukomeze mutere imbere. Mu by'ukuri twishima iyo muri kudusengera kandi twishimana namwe iyo tubona tuba hafi, kandi ikindi bifuriza amahoro n'umugisha. Ikindi ngewe nabisabira no kumba hafi mukakomeza kunkurikirana kugira ngo mukorere umugisha, kugira ngo mugireho n'umugisha, kandi murakoze cyane. Amuri Imana akomeza baye namwe. Yego ariko gato cyane muri make wa mugani hari akantu twari tuvanze kugira ngo bamenye neza icyo wifuza ubu nicyo ukeneye n'iki wumva umuntu yagufasha. Ibibazo nkunze kugira mu buzima bwanjye kivuga cyane uhita unabasezera. Murakoze cyane. Ibibazo ngira bana mugani bivanze ibintu ntabwo byumvikana. Umuntu ashobora kuvuga ati ni urukweto kandi nyamara ukeneye nimba uvuga ikintu kimwe ukeneye kandi cyakugira umumaro ubuzima bugahinduka. Murakoze cyane. Ni uburyo bw'imikorere kugira ngo nanjye ngireho mbarizwa. Urebye ni akazi muri make ukeneye amafaranga muri make gukora ko iyo umuntu abonye afite akazi abasha kwikemura utubazo muri make ubwo n'igishoro ufite akazi bakaguhe akazi cyangwa igishoro mu kimwe. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Sawa.